Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Abo tubana mu bihe byiza byo gusenga aho uherereye hose. Ndagusuje inshuti yanjye. Ndabasuje bene data dusengana mu itorero rya Elayon Mountain Church mu Rwanda. Tubanje Imana hose muri byose. Tubanje Imana muri iki cyumweru. Tubanje Imana yuzuye imbabazi n'urukundo. Tubanje Imana itabura kubigenza. Tubanje Imana ikiranuka muri byose. Tubanje Imana, hereza Imana icyubahiro, hereza Imana icyubahiro, zirikana kugira neza kw'Imana ku buzima bwawe, zirikana ineza y'Imana ku buzima bwawe, zirikana iby'imirimo y'amaboko yayo. Imana ishimwe muri iki gitondo, muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayon Mountain Church mu Rwanda. Nakubwiraga ngo ujye ubyuka ubanza Imana mu gitondo cya kare, ndetse nawe nubwo uri mu rugendo ariko ntuzibagirwe Imana yawe. Ubuzima bwose waba urimo, aho ugeze hose ujye uzirikana kugira neza kw'Imana, uzirikane ko imbaraga z'Imana ziri hejuru y'izindi mbaraga zose, uzirikane urukundo rwa Yesu Kristo ko ari rwo rukundo nyarukundo, uzirikane ineza y'Imana ibyo yagukoreye, aho ikugejeje, aho yakuvanye. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Munyemerere rero muri iki gitondo tudatinze, nashatse ko tuganira ku ijambo ry'Imana rifite teme muri iki cyumweru igira iti ba umunyamumaro mu gihe cyawe. Imana ishimwe. Nasanze abantu benshi bibyinira nta kazaza, cyangwa se bagahora batekereza ejo, ariko nakubwiraga ngo umunsi wakandagiyemo ujye uwubyaza umusaruro, ube uw'umumaro. Ujye uba uw'umumaro mu gihe cyawe, ujye uba uw'umumaro mu myaka urimo. Nimba uri umusore, ba uw'umumaro mu busore bwawe. Niba se uri umubyeyi, ba uw'umumaro muri icyo gihe urimo. Kandi nimba uri n'umusaza cyangwa umukecuru, nabyo biragukwiye ko wasoza urugendo amahoro, ukaba uw'umumaro. Imana nishimwe. Nakubwiraga ngo ba uw'umumaro mu gihe cyawe. Iyo umuntu ari uw'umumaro akora ibyiza, ugirira neza abantu, rwose uba ubaye uw'umumaro, kuko ibyiza ukora, ineza ugira, ntabwo bizibagirana mu mateka no mu mitima y'abantu. Hanyuma iyo uri uw'umumaro wanga ibibi ntabwo wumva wagendana nabyo, ntabwo wifuza icyakwanduriza izina cyangwa icyakwanduriza ubugingo. Iyo uri uw'umumaro rero wanga ibibi. Hanyuma iyo wanga ibibi rero, muri bimwe wanga akarengane, wanga urenganya umuntu, nawe bityo nta muntu warenganya. Rero iyo uri uw'umumaro wanga ibyaha. Iyo uri uw'umumaro ugendera mu murongo mwiza, nawe ubwawe wiha umurongo mwiza, mbese umurongo wo gukora ibyo gukiranuka, umurongo mbese wiha disipurine, ugira disipurine. Iyo uri uw'umumaro ugira ibikuranga byiza, ugira indangagaciro zawe, ndetse iyo uri uw'umumaro uba icyitegererezo cyiza. Muri uko kugira ibikuranga byiza, abantu benshi barakureba bagasanga wakigirwaho ibintu byiza, ndetse bakabona uri icyitegererezo cy'ibyiza. Iyo uri uw'umumaro rero uba uwo kwifuzwa. Ntabwo nzi uko uri, ntabwo nzi ibyo ubyiganira kuba byo, ariko wari ukwiye kuba uw'umumaro mu gihe cyawe. Igihe cyawe ni iki ngiki uhagazemo, igihe cyawe ni icyo ngicyo. Rero uharanire kuba uw'umumaro. Reka twihuse dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana. Turasoma Zaburi y'Ijana na 19. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere, dusome umurongo tugeze kuri 6, twongere dusome 29, hanyuma tuze gusoreza kuri 37. Twihuse dusome mu izina rya Yesu Kristo.
ijambo ry'Imana riravuze ngo hahirwa abagenda batunganye bakagendera mu mategeko y'Uwiteka, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Niba uri uw'umumaro muri iki gihe cyawe, ugomba kugenda utunganye kandi ukagendera mu mategeko y'Uwiteka. Kabiri, hahirwa abitondera ibyo yahamije bakamushakisha umutima wose. Niba uri uw'umumaro, nawe uzitondera iby'Imana yahamije ku buzima bwawe, uzitondera iby'Imana yahamije mu ijambo ry'Imana Bibiliya yera, kandi uzamushakisha umutima wawe wose. Ni koko nta bugoryi bakora, bagenda mu nzira ze. Nta cy'ubugoryi kizarangwa ku rurimi rwawe, nta cy'ubugoryi uzakoresha amaboko yawe, nta cy'ubugoryi yewe nimba uri uw'umumaro, nta cy'ubugoryi, nta cy'ubugoryi, nta cy'ubugoryi, nta cy'ubugoryi uzakora. Niba uri uw'umumaro, uzaharanira kwitandukanya n'ibikorwa by'ubugoryi. Ingingo zawe ntabwo uzazikoresha iby'ubugoryi. Ijambo ry'Uwiteka rirakubwiye ngo ni koko nta cy'ubugoryi bakora, bagendera mu nzira ze. Wategekeye amategeko wigishije kugira ngo bayitondere n'umwete. Icyampa inzira zanjye zigakomerera kwitondera amategeko wandikishije. Ubwo nzita ku byo wategetse byose, nibwo ntazakorwa n'isoni, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Burya iyo uri uw'umumaro nta n'ubwo isoni zigukora, kuko Imana igenda ikurwanirira ibihe byose. Nimba nta cy'ubugoryi kikurimo, ntabwo isoni zizagukora. Ahubwo nimba wakoraga iby'ubugoryi, ndakwinginze ngo wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, wihane ibyaha byose ubireke. Nurangiza usenge utya, uvuge ngo icyampa inzira zanjye zigakomerera kwitondera amategeko wandikishije, kwitondera amategeko y'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Dusimbutse tujye ku murongo wa 29, twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwiye. Riravuze ngo unkureho inzira z'ibinyoma, umpere amategeko yawe ubuntu. Usenge muri aka kamwanya, ubwire Imana uti Uwiteka unkureho inzira z'ibinyoma. Mu by'ubugoryi abantu bakora ni ukwiyongeranya icyaha cy'ububeshyi, ni ukwiyongeranya babeshesha indimi zabo, bakabikora bakabyongera. Ariko Dawidi avuze neza ngo unkureho inzira z'ibinyoma, umpere amategeko yawe ubuntu, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Dusimbutse tugeze kuri 37, Dawidi avuze ati ukebukishe amaso yanjye ye kureba ibitagira umumaro. Ahangaha Dawidi yigeze areba ibitagira umumaro ubwo yarebaga umugore wa Uriya, aramwifuza. Arangije kumwifuza yicisha Uriya. Ibyo rero ni ibitagira umumaro. Nawe ubwe ari kwatura, ari kuvuga, aravuga ngo ukebukishe amaso yawe kureba ibitagira umumaro, unzurire mu nzira zawe. Aravuze ati unzurire mu nzira zawe, ibitagira umumaro narabikoze, nakoze ibyaha, ariko nunzurire mu nzira zawe. Rero nakubwiraga ngo ube umunyamumaro mu gihe nk'iki, igihe cyawe, mu gihe cyawe usenge nka Dawudi, ubwira Imana uti unkebukishe ukebukishe amaso yanjye ye kureba ibitagira umumaro. Imana iguhe kureba ibifite agaciro, Imana iguhe kureba ibifite umumaro ku buzima bwawe. Imana igukure mu rungabangabo bo gufata iby'Imana ejo ugafata n'ibitagira umumaro. Imana ikuzure, nikuzura urazuka, izure ubugingo bwawe, ikuzure. Imana ikuzure, kuko Dawidi aravuze ngo unzurire mu nzira zawe. Uzukire gukora ibyiza, uzukire gusenga, uzukire mbese muri wowe wumve harimo umuzuko, muri wowe wumve ko Kristo yapfanye nawe kandi akazukana nawe. Wowe muri wowe wumve ubuzima bwawe bwongeye kuba ubuzima, aho wari waratawe
witabwe na satani n'abadayimoni ukora iby'ubugoryi. Imana nigukoreho noneho ukebukisha amaso yawe ibigira umumaro, iby'umumaro, kandi Uwiteka kuzure mu izina rya Yesu Kristo. Niko Dawidi asenze, nawe uba ariko usenga. Ukomereze umugaragu wawe ijambo ryawe ryasezeranijwe abakubahwa. Unkureho umugayo untinya. Imana igukureho umugayo mwene data. Muri iki cyumweru Imana izakugire neza. Wegera Imana cyane igukureho umugayo, kuko wakoze ibituma ugawa, wakoze ibyaha bituma uhinduka umunyabyaha. Nyine witirirwa ibyaha byawe, ariko Uwiteka nagukureho umugayo. Amaraso ya Yesu Kristo akweze akuboneza gutunganye. Uwiteka agukureho umugayo, kandi nawe nzi neza kugenda na komplexi y'ibyaha wakoze, ugendana ikimwaro cy'ubupagani bwawe. Rero Uwiteka agukureho umugayo mu izina rya Yesu Kristo, kuko amateka yawe ari meza. Ni ukuri Uwiteka amateka ye ni meza. Dore njya nifuza amategeko wigishije, unzure kubwo gukiranuka kwawe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Nakubwiraga ngo ba uw'umumaro mu gihe cyawe. Shalom shalom, muhahe muronke. Iki cyumweru uzakira ineza y'Imana. Iki cyumweru uhure n'umugisha wawe ugusanganire muri iki cyumweru. Iki cyumweru umugisha w'Uwiteka ukugote mu izina rya Yesu Kristo. Icyo nkwifuriza ni uko waba uw'umumaro mu gihe cyawe. Shalom. Imana irinde ijambo ryayo ibihe n'ibihe.